abakobwa babyariye iwabo, aba female, aba single mothers, uyu munsi je kubasabira umugisha. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Nimba uzi kuriya mwana wabyaye utagiye ako kanya ubuzima bw'ucanze ngo ugende umujugunyire iwabo wase, iwabo w'umusore bamubyara, cyangwa se ngo ugende umujugunyire uriya musore waguteye inda, nimba uzi neza yuko mu gihe wabonye ko byagucanze uriya mwana utatumye asabiriza, utatumye ajya mu muhanda, nimba uzi neza yuko muri make weretse urukundo rwose rushoboka kuriya mwana, ni ukuri Imana iguha umugisha pe, wakoze ikintu cy'ubutwari cyane. Uzi umukobwa wabyariye iwabo agafata uriya mwana wiwe ubuzima bw'ubucanze, agafata uriya mwana wiwe akamwitaho, agatangira gukora cyane kugira ngo uriya mwana abeho, agatangira gukora imirimo ivunanye ndetse n'ibindi byose atigeze akora kugira ngo uriya mwana abeho atandagara. Umwana yamara gukura akamujyana mu ishuri, ni ukuri ni igikorwa cy'ubutwari, ni igikorwa cy'ubutwari. Nimba uzi kuri umukobwa wabyariye iwanyu, ukaba uzi kuri umusingo mara, ukaba uzi kuri umufemeri, ni ukuri uriya mwana ukaba utaragiye ngo umujugunye kwa se, ukaba utarakuye mwinda, ni ukuri Imana igaha umugisha. Impamvu nje kugusabira umugisha ni ngiyi. Twagiye twumva inkuru nyinshi cyane, twagiye tureba inkuru ku ma TV, byo twiboneye n'amaso yacu, twabonye abakobwa bagiye bakura mwinda bagafatwa, twagiye tubona abakobwa bajugunya abana babyaye bakabakuramo, twagiye tubona byinshi cyane bigaragaza ubunyamaswa mu kutiyakira watewe inda ndetse no wateye inda mu buryo butateganyijwe, umwana ukamutwara mu buryo Imana itishimira no mu buryo umuntu wese adashobora kwishimira. Twarabibonye rwose. Ariko wowe wagize ubutwari, uriya mwana warwanye n'ubuzima bwiwe, waharaniye kugira ngo yambare neza, waharaniye kugira ngo ase neza, waharaniye kugira ngo abantu cyangwa amaso y'abantu atakubona nk'ikigwari. Muri make wakoze iby'ubutwari, Imana nayo ishobora kwishimira. Ni ukuri biriya bintu ngewe binkora ku mutima cyane, kubona umwana w'umukobwa uterwa inda ntakure mwinda. Ntabwo nje kugushimira yuko baguteye inda iwanyu, icyo ntabwo aricyo nagushimira. Nje gushimira ko nubwo wahuye n'icyo kibazo utari witeguye, nubwo byagutunguye, ariko uriya mwana waje kumukunda, ariko uriya mwana wamweretse urukundo rwa kibyeyi, wamubereye umubyeyi. Nge nkunda abana cyane, nkunda n'abantu bakunda abana. Nimba uzi neza yuko rero ibyo bintu byakubayeho, wanyuze mu bwo buzima bwo guhatana, nimba uzi ko wanyuze mu bwo buzima bwo guhatana cyane mu gihe wahuye n'ikibazo cyo guterwa inda ukiri muto cyangwa se utanabyiteguye, uriya mwana ukamuha urukundo, uriya mwana ukamuha byose, ni ukuri kw'Imana n'Imana izaguhemba pe. Imana ntabwo izaguhembera yuko wabyariye iwanyu, uko wanyuze muri bino bidasa neza ukabyara ibyo si Imana izaguhembera. Ahubwo imirimo wakoze kuri uwo mwana, kuri urwo rusoro, Imana ikunda abana cyane. Kuba warakoze buri kimwe cyose uwo mwana ukamuha urukundo rwa kibyeyi, ibyo ngibyo byonyine Imana yanabikwibukiraho pe. Ngiye nkurikije n'uburyo abakobwa b'iki gihe bameze, abakobwa nyine ntabwo ari bose, ariko abakobwa b'iki gihe tugenda tubona uburyo bameze, aho kugira ngo mushake bitwa no gushaka umusingo mara, birutwa no gushaka umukobwa wabyariye iwabo. Bari abakobwa babyariye iwabo bagira urukundo, kandi umukobwa wese wabyariye iwabo yabasha no kurera umwana wawe. Nukuri simbabwiye ngo mujye gushaka ngo abasingo mara, no, ni igitekerezo nayimvuze. Buriya aho kugira ngo ujye kwiteza abakobwa b'iki gihe b'iminsi, no kuri umukobwa wamushyira mu mago, kuko umukobwa warize uriya mwana we akanyura mu buzima mumeze kuriya, mu gihe umusore yamwihakanye, cyangwa se mu gihe umusore nta bushobozi afite bwo kwita ku mwana yabyaye, ariko umukobwa akabikora mu bushobozi bwose yari afite, agahasuninga kugira ngo uriya mwana abeho kandi abeho neza atandagara, kugira ngo atajya mu muhanda, akamujyana mu ishuri ku mbaraga z'umushobozi bwe. Ni ukuri n'umwana wawe yamurira pe, n'umwana wawe yamurira. Ni impamvu ebyiri zatumye nkora kino kiganiro. Hari abasore bamwe na bamwe batinya gushaka abasingo mara, hari abasore bamwe na bamwe batinya abafemale, basinashaka umukobwa wabyaye, kandi mu by'ukuri niba ari ikintu cya mbere nabonye bari abantu buriya bagira n'umugisha. Uriya muntu wabashije gukora biriya bintu byose, ni ukuri urugo rwawe yanarwubaka neza pe. Umufemale, umusingo mara, respect to you. Ntabwo mbabwiye abakobwa batarabyariye iwabo, ntabwo nje kubabwira ngo mugende mubyariye iwanyu. Oya, ni ibintu biba bigoye kandi ibintu rwose Imana itishimira. Rero niba byarakugwiririye ukabasha kwicamo ukabinyuramo nyuma ku buryo bitakongera no kukubaho, uri intwari cyane. Imana iguha umugisha kandi iguhezagire, iguhe byose wifuza pe. Buriya biragoye cyane kubona umukobwa kuri iki gihe ushobora guterwa inda atabyiteguye, iyo nda akayikunda akayigumana for real. Ako kanya atashaka kurya bigeze kugira umwana avemo, ako kanya atashaka ko inzira zose zishoboka kugira ngo uwo mwana rwose ntabeho, cyangwa se yanabaho akamukuramo, cyangwa se akamujugunya, cyangwa se akora bimwe byose bishobora gutuma atagaragara nk'umuntu wabyaye, sibyo? Ariko
nyir'ubutwari, nyir'ubugenge, umukobwa mwiza w'imfura ukunda abana, umukobwa w'ikinyabupfura ukunda Imana kandi wubaha, umukobwa w'umunyabwenge yahuye n'icyo kibazo cyo gutwita atabiteguye, atabiteganyije, umwana aramurera sha. Ni ukuri Imana iguhe umugisha ngo utereye isayipe. Imana iguha umugisha. Ikintu nsabiye umufimere kano kanya udafite umugabo, ikintu nsabiye umukobwa wese wabyariye iwabo kano kanya utameze neza mu bushobozi, utameze neza muri make, ni ukuri Imana iguhereza umugabo ugukunda, iguhereza umugabo mushokana, Imana iguhereze buri kintu cyose wifuza pe. Nimba uzi kuri umufimere ukaba ubana n'uwo mwana wawe, ukaba umwitaho pe, ukaba waragiye mu misozi gushakisha kugira ngo uriya mwana abeho, uriya mwana wasize mu cyaro ujye umwoherereza abeho neza, uwo mwana mu bana wawe kugira ngo abeho neza, ni ukuri Imana iguhereza umugisha pe. Nubwo itaguha umugabo, sibyo? Ndabizi neza ko abakobwa benshi bamushaka abagabo, kubana n'abagabo ko muri abantu, ariko nimba utanakeneye umugabo, Imana iguhereze buri kimwe cyose wifuza kizatuma ubaho, ndetse n'uriya mwana wabyaye Imana izamurinde kwandagara, nawe izakurinde kwandagara, kandi izakomeze guha agaciro. Abasingomara, abafimera, abakobwa mwabyariye iwanyu, ni ukuri murashimisha cyane kubona muri kumwe n'abana banyu, birashimisha cyane kubona mubitaho, birashimisha kubona cyane muri make mukora buri kimwe cyose kugira ngo batandagara, mukabaha n'imico myiza. Nanone nkanenga umukobwa wese wabyariye iwabo agatajya mu buraya kugira ngo uwo mwana abeho. Wagize kugwa mu ikosa icyaha bwa mbere, sibyo? Urongera ukora irindi kosa ryo kujya mu buraya ngo uri kugira ngo uwo mwana abeho. No, icyaha ntabwo gikosozwa ikindi. So for real, Imana iguha umugisha, nge muranshimisha cyane, muranyura cyane, munezeza umutima wanjye kubona murera abana mwabyaye mubitaho, kuko nagiye mbabazwa cyane n'abakobwa bagiye kujugunya abana ku basore bakundana. Umusore ntabwo azi konsa, sibyo? Umusore wese nta n'ubushobozi afite, sibyo? Ariko arakwirengagije, cyangwa se nta kintu yibereyeho n'inkubiswe, waryamanye n'umuntu w'inkubiswe, umwana urangije uragendera mu jugunyeyo, ntacyo witaweho na gitoya. No kuri byagiye bimbabaza cyane, binatuma nshimishwa cyane no kubona umukobwa witaye ku mwana yabyaye. No kuri God bless you too much for real. Ndabakunda cyane. Ikintu nshaka kano kanya nababwiye ko ufite YouTube channel yitwa Ujeneza Jido. Ya kuri YouTube channel usubscribing, that's a big support need for you. That's a big support and need for you for real. Ndabakunda cyane, Imana ibahezagire. Peace up and love. Abasore mwese mwatenda bari abakobwa babyariye iwabo, bari abana mukabirengagiza, mukanga kubafasha no kubitaho. Bari abakobwa mwatiye amada, muzi ubuzima mwabashyizemo, muzi imihangayiko n'agahinda mwabateye, muzi amadepression bagize, muzi ubuzima banyuzemo kugira ngo bari abana babeho kandi babeho neza, muzi intambara bari kurwana kano kanya. Nukuri nimba uzi kuri umusore wateye umukobwa inda ukamwirengagiza, ukirengagiza inshingano, cyangwa se ukamwihakana, ukihakana umwana wabyaye, cyangwa se ukamwirengagiza ukajya kure yiwe ugakoraho telefone, muri make ugaca connection yawe n'uriya mukobwa wateye inda amaze kubikubwira, cyangwa se ukaba wararebera ariko umurero urangwa ameze nk'ikijumba, nta kintu gito ukora kugira ngo uriya mwana abeho. Nukuri Imana yo mu ijuru izaguhana, Imana izakwereka umujinya wayo. Ntugire ngo kuba nta mujinya w'Imana urakora nawe kano kanya nuko yatuje, nuko itabonye ibyo wakoze, niko itazi urusoro rwawe uburyo rumeze, kandi hari ikintu wagakwiye kuba warakoze kugira ngo uriya mwana abeho neza, kugira ngo uriya mubyeyi wateye inda atagira depression yo kurira wenyine, yo gutwita, yo kubwira ko amuteye inda ntumwihakane. Iyaba waruzi inshingano wari ufite gukora muri uriya mwanya, wagakwiye kujya imbere y'Imana ukihana, ndetse ugakemura ibyo wasize wangije. Nukuri singe kukubeshya pe, ngende n'umukobwa, umusore yaranteye inda, nukuri umwana nkamurira njyenyine, nyuma umusore akaza, ntabwo mbabujije kubabarira pe. Uzabarira umuntu weza umutima wawe, nushaka umwana uzamwereke se, ariko ntuzigere umuhuza na se. Nicyo gihano ntuzamuhuze na se, nabwo uzamwereka akuze cyane, umwereke ifoto yiwe ni papa wawe, unamubwiza ukuri, yarakwanze, yarakwihakanye, umubwiza ukuri, ahakura isomo ryo kugira ngo nawe atazihakana umwana, kuko umwana amaze gukura. Uwo musore araje mu buzima bwawe, aje kukubwira amateshwa n'amangambure, mbabarira byagenze gutya, kwiyakira byaranze, ngo ariko bungize ubwenge, ndaje mu mwana wanjye. Umukobwa wa rero kakubwiza ukuri, ntuzagire ubugoryi. Umva, ntuzagire ubugoryi. Umwana wamurwanyeho wenyine, warwanye urugamba rukomeye cyane kugira ngo uwo mwana abeho. Uwo musore mu gihe yari yakwihakanye, please ntuzabikigware, ntuzabinjije, ntagire umuntu uzagushuka.
nimba yarihakanye umwana ukimubwira ko yateye inda ni gute aje kumwemera umwana akuze? Ari kureba agasura akabona barasa, ari kumureba ameze neza mu myenda nyina yamuhahiye, mu mavuta nyina yamusize, wenyine yishakiye ku giti cye, akamureba akabona umwana ni mwiza, akabona aramukunze, akabona ashaka ko kwitwa se ako kanya, akumva ashaka kubahuza. Kubita iyo mbwa ijye kure cyane, kubita amahuma iyo mbweje, kubita ijye kure cyane, nisha umva yikubita imoke, iyo ni imbwa. Nta mugabo wihakana amaraso yiwe, nta mugabo utererana amaraso yiwe. Buri mugabo nubwo yagutenda nta bushobozi afite, nta buryo afite bwo kurera uwo mwana, nukuri akora ibishoboka byose umwana akabaho, akandi akabaho neza pe. Uwo niwe mugabo wa nyawe. Iyo mbwa rero ni muziko yihakanye umwana, oya imbwa ni nziza. Nuko imbwa buri imbwa zitufitiye akamaro mu buzima busanzwe. Imbwa zijya mu gisirikare, imbwa zijya mu gipolisi, zigafasha leta gucunga umutekano n'ibindi bitandukanye. Imbwa zibana n'abantu zikamara irungu. Ntago namugereranya n'imbwa. Imbwa ni ikintu cy'agaciro niba mutabizi. Imbwa ni ikintu cy'agaciro gishobora kubana n'abantu mu buzima bwa buri munsi, kandi umunsi ukagenda neza kubera ko wirirwanye n'imbwa. Rero nta nubwo namugereranya n'imbwa. Iyo ni igikira nanjye kuvuga ikijumba nacyo urakirya. Se ndamwita iki? Umugabo yihakanye umwana, umugabo wanze kwita ku mwana we, umusore wese wateye inda akihakana umwana akakwita ku mwana we, se ndamwita ikira. Nidi icyondo se, ariko si icyondo ko tugikoresha. Se ndamwita ikira. Muziki ndamwita iki ngo kabyarame. Niti isabune nanjye kumwita igisabune. Isabune nayo turayikoresha. Mbuza amazina namo. Amazina y'ibintu bibi byose, amazina y'ibintu bisa nka hari bibi byose. Mbuza ikintu mwita pe. Iyo ni inzoka y'umuhungu. Iyo ni inzoka mbi cyane. Iyo ni inzoka mbi cyane. Iyo ni inzoka y'umuhungu. Iyo nzoka rero, siyo? Iyo nzoka warayibonye, wayitanze kuyibona, yimena agahanga. Iyo nzoka y'umuhungu. Nanga ikigabo cyakana umwana kirakahambirwa.